hari igihe kimwe njya ntekereza ati wenda hano ndi umunyamakosa, ubundi nkatekereza ko ibyo nkora byose nta mpamvu n'imwe nziza mba ndi kubikorera, ariko wenda naje kwicara nsanga ndi kwirenganya kuko ubuzima nabayemo it was not my fault. Sinari bukora iki? Kuvuka ngasanga mama aricuruza, kuvuka ngasanga papa ni umusinzi, ese uburere nari bubukure? Ubwo nakuraga nakuze ko ibyo ngibyo ari byo bintu umuntu akeneye. Nomaje kwiga psychology iza kunyigisha ko bishoboka ko 40% umuntu akurana imico y'ababyeyi. Ibyo ngibyo nakomeje kubikora nivuye inyuma, nabaye umusinzi, inzoga zose zibizanjye. Ntabwo nigeze ntekereza n'umunsi n'umwe ko ibintu ndi gukora bishobora kuzanzanira ingaruka. Ndakuze mbona aribwo buzima mama wanjye abayemo, ndakuze mbona aribwo buzima papa wanjye abayemo. At my 20 age, ku myaka yanjye 20, mama wanjye na papa wanjye baje kwitaba Imana bazize accident. Ibyabayeho nyuma it was long story. Murakoze cyane, muri kuri nanjye ubudehe tuyingabire muzaniye inkuru yitwa ngo long story. Iyi ni inkuru izagica kuri Baby Laura channel buri munsi uko bwije nuko bukeye. Ubwo na mama wanjye na papa wanjye bamaraga gupfa, agahinda karangije, nakomeje umwuga wanjye wo kwicuruza. Numvaga kuryamana na buri mugabo wese bisa nkaho nta kintu bitwaye. Ubuzima bwanjye bwakomeje kuba bubi, nakomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo basi mbeho nishimye, ariko sinigeze nishima. Ku mwaka wa 21 imitungo y'iwacu yose nari imaze kuyimara. Abahungu beza twakundanaga bari baramaze kumenya akabari keza kabaho, ninjiye wabasohokanaga, buri kimwe cyose cyagendaga neza. Mbese urebye byasaga ari nkaho ndi kubatereta. Ubwo natangiye ku mwaka wa 21 ndabyibuka byari ku ijoro rya bonane, abantu bose twari twasinze, naryamanye n'abahungu barenze 5. Numvaga nishimye ku rwego utatekereza, kuko ndabagaho nishimye iyo ndi gukora uburaya cyangwa ndi gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye. Ikintu kibabaje, after 1 or 2 weeks nibwo naje kubona ingaruka y'ibyo nakoze. Nagiye kwa muganga numva umutwe umereye nabi, numva nazongerewe. Mu kumpima habaye ikintu gitangaje cyane, bambwiye ko ntwite. Nibajije ikintu nshobora kuba nakora, kirancanga. Nabwiye umuhungu wa mbere twaryamanye, ambwira ko wadatera inda. Uwa kabiri yangiriye umwe arambwira ati, oh Daniela, oh wow, you are pregnant. Ati anyway please uwo mwana uze kumukuramo. Naragiye ku buriri bwanjye ndaryama ndasinzira, ntakubeshye nabuze icyo gukora. Ibitotsi narabibuze, buri kintu cyo gukora ku buryo numva ku mutwe utangiye kundya. Don't miss the part 2. Iyo nkuru yaciye ngo long life. Mwari kwe nanjye ubudehe tuyingabire.